naje kukwerekwa mu nzozi sibyo nibwo naje kukwerekwa mu nzozi mbona uri mu bibazo uri mu bibazo by'inkundo nakwita inkundo rubyino niko nabyita kuko urukundo rwo rundimwo rwa Farida kwihangana kwanjye nagize no kwihangana kwawe wagize byanatuma unanyihanganira ukaza ukambamo nanjye nkakubamo nkakubera sheri wawe nkakubera umugabo tukabyara hungu nakobwa uwo mwana tukamurera byabanga mukanamunyandikaho ibikenerwa byose nkabyitaho nk'umugabo mu rugo. Bayikazi bakunzi bacu bakurikiza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje mwese mudukurikirana by'umwihariko ariko ndabanza nshimire bokora subscribe kandika comment ndetse ukanasharinga ibiganiro byacu ko nama n'ibitekerezo mugenda mutanga turabashimira cyane ndetse nawe ukurikirana ikiganiro cyacu kandika muri comment inama cyangwa se n'igitekerezo kubitiwe n'abantu tuba twaganirije cyangwa n'indi nyunganizi cyangwa n'ubundi bufasha wakwifuza gufasha umuntu tuba twaganiriye nawe ndabashimira ko mwandika muri comment ibyifuzo ndetse n'ibitekerezo comment zanyu turazisoma cyane ndetse nabo tuba twaganiriye nabo ntekereza ko bazisoma kugira ngo bakuremo ibitekerezo cyangwa se n'inama baba basabye kugira ngo babashe kugira ikindi kintu biyungura mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uyu munsi ndi kumwe na Farida cyangwa ndetse na Yavongo cyangwa mama kana kanibuka ko izina ry'umwana wawe ntarizi. Turi kumwe na Kayusi kugira ngo muri buki kiganiro twakoze ubushize na Kayusi ari kuvuga ko yifuza guhura na Farida. Umunsi rero nguyu bahuye kugira ngo abashe kumwibwirira icyifuzo cye kubera ko nago bira Kayusi yansabye sinari kubivuga nkuko yari kubyivugira. Farida natwe dufite telefone ushatse wayishyira hasi tukaganira ibyo byiza buri kumwe n'abantu nabubaha hanyuma nagaru ko mbasize ubyo nuko umuntu gusubiza ari ingenzi kandi urabiza ntabwo bimusanzwe mbikora. Kayusi wamubonye? Kayusi namubonye. Kayusi rero ngayo nguko dore namukuzaniye. Nizere ko ijambo wariteguye ryiza. Kambanze suza abantu nanjye. Ni Kayusi muzi nyene ivy'Imana ikora biradutangaza. Niko usigaye witwa? Oya amazina yambanye menshi ariko nuko ivy'Imana ikora biradutangaza naryo nizi. Nyigo nyene kubera ko ni nigitangaza kuba nahuye na Farida kandi byari by'agaciro ni ibintu ndetse nifuje igihe kirekire cyane. Yego rero ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Yego. Farida namukuzaniye. Ya wakoze mbere byose ndagushimira cyane. Ntago nabona icyo nkwitura muri aka kanya. Ya yego bese mbanze musubize. Sasa rero keza wakoze kuba wamuje na Farida sibyo? Kuko baze musobanurire ndagira ngo urumva no mu bantu Imana yamuje nabo yego. Na Kayusi ambwira ko agushaka yifuza kugira ibyo akugezaho hari ibyo yifuza kubwira. Kuramubwira ko agomba kuyikwibwirira kuko antumye bishaka utumvikana neza kurushwa ko yabyivugira. Ariko ni nabyo. Bese impamvu twicaye hano kubera Kayusi ari we ugushaka. Ngakomeza Kayusi. Ya urakoze cyane. Rero nakubwiraga mu bantu Imana yantumyeho muri iyi minsi. Ndetse maze n'igihe kirekire cyane ngira mu nzozi ndetse nkanabirotera. Imana yakuntumyeho ndetse inanyereka ibigeragezo bimwe na bimwe uri uhura nabyo muri iyi minsi. So rero ni nyuma yaho ngira ngo wari ufite akabare wari ufite business ahantu ngira ngo niba ntaribeshe niho duherukanira icyo gihe rero sibyo ariko nyuma yaho nibwo naje kukwerekwa mu nzozi sibyo nibwo naje kukwerekwa mu nzozi mbona uri mu bibazo uri mu bibazo by'inkundo nakwita inkundo rubyino niko nabyita noneho ku nshuro ya kabiri no mbita mbona umunyamakuru bita Keza. Oya ntago nakubonye wowe mu nzozi ku nshuro ya kabiri wowe nareretswe ariko wowe nakubonye ku kinyamakuru cyabo wamutumiye ariko kubwira nyine ubuzima bwe butameze neza arimwo nabandi basore noneho icyo gihe numva biri guhura na za nzozi zanjye neretswe zo kuba Farida ari gufatwa nabi mu bintu by'urukundo kuko ubu tuvugana afite inda biragaragara ko afite inda ubu ngubu biragaragara ko afite inda kuko urabona yarananutse yaranashizemo mbere yarameze neza cyane ahubwo sinzi n'impamvu ubu ngubu wenda impamvu asagutse kuko ngiye mbere muyirukaga ari inzobe kereka wenda nimba yarisigaga mu korwa ntago mbizi noneho ngiye ikintu cyashimishije nuko nawe twari tuziranye rimwe na rimwe wajya kumenya ubuzima bwanjye ubuzima bwacu buri hanze ntago twabihisha uretse turaguha ijambo mu kanya
mfite umwanya wo kukubwira wenda nawe ndaguha umwanya wawe ego weba wirira ni nayo mpamvu muri akanya nta jambo ufite icyo bishatse kuvuga ngo rero nkimara kumwerekwa ku nshuro ya kabiri wowe nahise mbona wamutumiye ari kukubwira nyene umubana afitanye na sheri we n'uburyo ki n'uwo mugabo bahuriye mu kabari bakimara gukundana ngo barenjuye inze numvise ngo n'ikigabo ngo gifite amafaranga ngo gifite ngo ndetse ngo n'umuryango sibyo niko navyumvise abivuga ariko kugwiza inshuro nkaba narabyumvise ari kuguha amakuru ababaye cyane atishimye ndetse ari no gutamarira atishimye cyane bimeze nkaho yihebye byamuviramo no kwiyahura ndetse binabaye ngombwa sibyo kuko iyo umuntu ababaye aba yataye umutwe iyo umuntu yababaye ngira ngo benshi barabizi nanjye hari n'igihe nashatse kwiyahurira mu gakiza hari n'igihe nashatse gusubira mu butinganyi ariko Imana ikinga akaboko bishatse ngo rero Farida narababaye cyane akimara kuvuga ngo nasanze ngo wa mugabo ngo twaryamanye ngo afite ngo abana ngo afite ngo n'undi mugore noneho mpita numva andi makuru y'umusore bakundana gusanzwe we simuzi batarimo kumvikana nawe ngo yamutaye mpita mbona Farida ntafite abarizwa ego mpita numva ko Farida adafite ahantu abarizwa ari uwo musore bakundanaga umusore ahisa mwanga ahubwo ikibazo cyashaka kwivuriza Farida kuki yaciye inyuma uriya musore bakundanaga yamuburanye iki ese byagenze gute kuko nanjye mfite byinshi ndi bumubaze kuko urukundo rwo rundimwo rwa Farida ndetse ndaza no kugusha ku ntego mbimubwire wenda ko afite uburenganzira bwo gukunda washaka ubu ndabizi afite akanyamuneza ashobora kuba ari yishimye mfite ibibazo ngeri umwibarize ego oya nukuvuga ngo ajya mumbajije nguki ni ikihe kintu waburanye kuri uriya musore mwakunda bamwitajya nde baramwitaraki rero ikintu cyatumye umuca inyuma nge nicyo nshaka nyene wabisobanuriye abantu kuko ngewe narabanje ndakwerekwa mu nzozi ngewe kandi Imana inanakunumaho sibyo Imana niba yarakunumyeho mu byifuzo byanjye byo kwifuza kuba nashaka umugore nkamubera umufiance ndetse tugakora n'igikwe ni ibintu ngewe neretswe hagati yanjye nawe uri kumva noneho ndashaka nkwibariza akabazo kamwe uwo musore mwakundanaga sinzi uko bamwita niki cyatumye umuca inyuma ntago mwe mumeranye neza se ntago ariko tutari tumeranye neza kuba wacu umuntu nyuma bagana abantu bakavuga ngo abantu bafitanye ibibazo ngewe nzavugisha ukuri igihe cyose kuko kuri kuraganza nubwo wenda kenshi kudatsinda ariko icyo nakubwira cyo namuciye inyuma kubera inzoga nari nanyweye ntago namuciye inyuma kubwuko nari nshaka kumuca inyuma cyasenda kubwuko nashaka kumubabaza oya namuciye inyuma biza no kurangira mubwiye ko namuciye inyuma ararakara ntago nabimubwiye mu buryo bwo kugira ngo murakaze najya tubana bizi neza ko namuciye inyuma kandi wabikoze tunabishaka kandi baranamukundaga bishaka byarangwirire bite nano narindi na situation narindimo akandi kabazo nafite kamatsiko uwo mugabo se wenda nimba wenda ntibeshye kuko ngewe nkwiruka muri ya business yawe si wakoraga mu kabare se cyangwa wari ufite business y'akabare karakanje karakawe ndi kwibaza rero uwo mugabo we mwaryamanye uwo mugabo mwaryamanye ese uwo mugabo wari umwizeye 100% ko iyo ndi kumureba kuko nagiye mbabona keshi iri kumva asa nk'ashaje nta nubwo icyo gihe wagize isoni uravuga uti yewe uyu mugabo ndabona tutaberanye kandi wowe wari ukiri inkumi rwose umeze neza ntago none se nakubwiye ngo ntago nagiye kuryamana n'umuntu kuko nabipanga ngo wari wasinze nari nasinze bari turi gusangira bavuga ko bibaho nyine hanyuma muza kumenyana ugiye gupima usanga yaguteye inda ikintu rongewe amatsiko nge mfite niba yaraguteye inda uwo shiri wawe se byibuze mwarakomeje murakundana cyangwa byahise birangira kuko ngewe kayuko ufite ibibazo muri Farika ariko kubaza ibibazo byinshi ni kutari kumubaza impamvu ari kubaza byose ndaza kumubaza yamaye akanya ngiye namuhaye umwanya ndimo ndana kugira ngo unyumve kugira mwumve none mba nukunza kuza kumusubiriza rimwe nanjye bya bibazo byose ufite ibibazo byinshi sinzi ko byose bibasha kubisubiriza ndasubiza ndimo ndanarya no kuvuga ngo Kayusi wenda sinjya nsuzugura ibintu by'Imana ikora cyangwa ibintu by'Imana ivuga sibyo no kuvuga ngo ntarebe kuwo wahoze uri we ngiyewe nsanzwe nzi sibyo ntago ibyo byatuma nakomeze neza rwose urabona kuri ntambwe yateye kandi uzayikomeze ni nziza nawe utakifuza kwigeraho ariko ubanze wemere ko Imana yakunumyeho
we ubanza ubyemere ko Imana yakuntumyeho. Je ntabyemeje kwita kuvuga ati ubwo butinganyi bwawe nkuziho genda giye ariko nanone kantu k'inkundo nubwo utarakavugaho ndumva ko atari sawa kubera ko biragoye. Okay, biragoye cyane ko nanjye nabarizwaga mu bibi ariko njyewe Imana yampaye mu gishara ntabaye ubu ngubu ntago nkibarizwa mu bintu bibi ahubwo njye sigaye mbarizwa mu bintu byiza. Ahubwo ikindi kibazo mfite uwo mugabo se waje kumenya ko afite umuryango gute? Nari nsanzwe mbizi. Niba ngo waryamanye n'umuntu wasinze nubwo wari wasinze ariko wari umuzi ko afite umugabo afite n'abana. Afite n'abana rwose b'abasore bakuru umunangana ahubwo banakuruta. Ariko njyewe numvise uri gutakuvuga ko nta kintu agufasha. Nyine rero buriya nta wamenya impamvu atamfasha kuko niba umuntu utarashwanye byananabaye byaranarangiye sibyo. Ndazinzira gusaba imbabazi abanyarwanda y'ibintu nakoze byamviriyemo ingaruka sibyo kandi ubu ngubu ndacyakeneye ubufasha. Urumva? Yego. Nkeneye inama z'abantu, nkeneye n'ubufasha bundi busanzwe umuntu wese waba mba afite umutima wo kumfasha. Ariko ikintu nubwo ndi kuvuga gutyo nta nimero yanjye ndi bubaye kugira ngo muyashyireho abanyine bazifite ubwo bazibonye barazibonye ntuzakire bashyireho iki nimero ntago ndi gusaba ubufasha ngo nkubwire ngo zishyireho hariya uzumva afite umutima wo kumfasha azafata nimero za Keza muhamagare uzimuhe cyangwa se anayacishe kuri telefone ya Keza ko harimo bamwe tuvugana azanyandikira ambwire ngo Keza namuhaye amafaranga nanjye ni ndaza nzabwira Keza ati kitano message mbwira yuko ari amafaranga yanjye bakuntereye yame. Okay, ariko nagukire mu ijambo rero Farida sibyo ariko urumva ko uwo mugabo wawe wenda cyangwa uwo musore wenda mwakunaga mbere sibyo ari uwo mugabo nuriya musore nde muntu mwamenye mbere nuriya musore basi se ukimara yuko menyana n'uwo mugabo bamaze imyaka ingahe Ego ariko Keza reka ngire Farida wemera yuko iyo ukunda umuntu sibyo iyo ukunda umuntu wemera ko buri kimwe cyose wamwihanganira kandi wemera yuko iyo ukunda ikintu wanakitangira. Jewe rero akabazo mfite muri akanya nuko uwo musore wasobanuriye ko byakubayeho wamubwije ukuri kubera kumukunda wewe ntago yakiri ukuri kwawe kubera ko gukunda ahubwo yifashe nk'ari ubugome bituma musira mutandukana. Yego nese urumva uwo musore agukunda uwo musore urumva ntago n'ubundi n'ikindi n'ubundi ni wa mugabo utagira ukwihangana niyo mwabana. Ntabwo twamurenganya kubera ko nawe uramutse ukundana n'umuntu ukumva ko yaguciye inyuma noneho kuguca inyuma sava nta kibazo birenda bikubabarira ko yabikoze se rimwe warangiza waca inyuma umuntu ugahita unatwita biragoye ko ushobora kwihanganira umuntu mukundana ko yaguca inyuma akanatwita ugakomeza ukamukunda. Buriya tujye n'abantu babana mu nzu umugabo akaba yabyaranze umugore akarera uwo mwana kandi ntibiteze akaduruvayo mu rugo none se nta umugore wo kucyumva ko bibaye wowe umutima ukakujya ugucira urubanza ukabwira umugabo ati se sheri ko naguciye inyuma wambabariye n'umwana umugabo akamuri cyane iyo umuntu mukunda rwose urabyihanganira. Ariko yongeragaho ko uwo Farida ko akuziho utundi tw'utudefo utwo tudefo tundi mu nkundo nta nubwo twanabura kwanza yego ntabwo twabura yego. Sasa rero ikintu ngiye nyamukuru ngewe cyanzanye cyatumye nifuza ndetse no guhura nawe sibyo nuko natewe agahinda birambabaza cyane bitewe n'ibibazo wari urimo kunyuramwo ndetse na n'isaho kibirimo sibyo uwo mwakundanaga yarakwanze kubera ko wamuciye inyuma ndetse banaguteye inda sibyo. Ikindi cya kabiri uwo muryamanye nawe nta kintu ari kugufasha afite urundi rugo ndetse afite n'abandi bana sibyo bishaza ngo nta nahamuri sibyo. Jewe rero nk'umuntu usa nkaho muhuje ibibazo nubwo wenda ngewe nabivuyemo nakijijwe ubu ngubu nsigaye ndirimba n'indirimbo z'Imana bura nubwo nakuririmbiyeho nubwo nakuririmbiyeho ariko next time nakuririmbiraho sibyo ukumva yuko ndi mu njaga kiza neza ijana kwijana utumva ko nanjye nje kukwesikuruka nk'uwo mugabo mwahuriye mu kabari wagusindishije inzoga akagutera inda buretse jewe uretse banzu ntega amatwi sibyo bazu ntega amatwi burya kurya ntago buri bugenda no kuganira sibyo bishatse kuvuga ngo ngewe ikintu cyanzanye muri akanya nazanywe n'urukundo ngenda kugiriye sibyo numva yuko urukundo abo ngabo bataguhaye urwo rukundo nge naruguha sibyo. Noneho ni ibintu ariko nabanje gusengera ndavuga ati Mana izi ntambara ngiye kunyuramwo z'urukundo no gukunda umuntu ntazi sibyo bitewe n'ibibazo ngewe namubonyeho kuko nanjye ubutuvugana hari abantu banze kunyihanganira sibyo bitewe na bya bintu by'ubutinganye n'inaragiyemo sibyo hari n'abantu banze kunyihanganira bavuga ngo wajyamanye ngo n'umukecuru ngo w'imyaka 100 sibyo
hari n'abantu banze kunyihanganira kubera ko nakijijwe ngo batari kwemera yuko ngo nakijijwe sibyo ariko ndashaka nge nawe duhuze ubuzima jewe nkwigirira umusheri wanje twikundanire tuzakora igikwe ego giye byatumye mukunda ravuga uti ariko umuntu utakwihanganira n'umwana umwana n'umugisha sibyo kuko ngewe nuriya mugore bavuga ko najyamanye nawe namufashije n'umwana ntarabona icyemezo cyemeza ko ari uwanjye sibyo oya twaje gusanga atari uwanjye uriya mugore ikintu yishakiraga bwari uburyo bwo kunshaka imitungo yaranyibesheho azi ko nyifite ariko nyuma yaje nyine asanga ntayo mfite sibyo ariko duke nari mfite natumuhaye sibyo ndabizi no mu bibazo bari kumbaza nabyo birimwo ariko ngiyewe kuri yishuro nje kukwereka ko uriya mugabo waguteye inda wamwihorera sibyo umwana uramufite ari mu nda n'uwawe sibyo ngiyewe binabaye ngombwa ngiye wanamunyandikaho none se ikibazo kiragira gitye none se niba wenda sinzi niba warakurikiranye ibiganiro byose nagiye nkora yego wenda byinshi byari ikinyama kuko naje nyuma kuvugisha ukuri sibyo yego abantu bazi ko zino saha Farida ndi umuntu nyine ukunda abagabo bafite abagore cyangwa se ingo z'abandi sibyo ubwire so ukunda n'abagabo bafite amafaranga urumva kandi uko bambona physically siko ndi no kuvuga ngo wowe niba abantu bazi yuko wowe Kayusi ufite umugore sibyo urumva wowe ndamutse nemeye gukundana nawe ubwo tubara n'abantu ndakubye ni uwo mugore reka da nta mugore mfite uwo mugore uriya mugore impamvu ngiye ntigeze mbana nawe nuko nawe yari afite umugabo w'umugande sibyo yego kandi nayo nzi ko next time byazategwa ingaru nose komeruka kubona hari ikiganiro cyawe cyasohotse hari umukobwa niba wagiye bavuga ko tubana uriya mukobwa wabonye kiragiye twagiye mu materaniro sibyo noneho yaje kunsura nyine aho nabaga urumva bamubona nyine nk'umuntu nyine uri mu nzu nyine abantu barahurura n'abanyamakuru baraza sibyo uriya ntago yari umugore wanjye nta nubwo yari shiri wanjye sibyo kandi baraje umunyamakuru waje yasanze afite bibiliya ndi no gusoma ijambo ry'Imana oya nta sheri mfite ngewe none se reka nkubwiye niba utaremera sheri kandi ubona bakanza abakobwa beza kandi bahari rwose ari n'abajya bantirira amavi rwose yewe kwita ugiye kubyara urabona ndanananiwe koko naranananutse nk'ubivuga naranirabuye mfite iki gituma ushobora kungirira izo moye cyangwa se cyatuma unkunda kandi meze na gutya ufite iki wewe mfite iki wewe icyambere uteye agahinda umugani wa keza ikindi cya kabiri kumva abo witaga inshuti bakubereye abanzi sibyo ikindi kintu ngewe nta kintu ufite sibyo icyo ufite namaze kubona n'umutima mwiza kuyangana sibyo kuko kugiza amaginga ya kuba utarafashe mwizo so mugabo cyangwa umujyane mu buyobozi kandi ufite ibimenyetso sibyo nuko uri umuntu mukuru bishatse ibibazo nk'abantu bakuru ntago nyemera ibibazo nk'abana bishatse kuvuga ngo rero wewe ufite ubumuntu urumva nanjye mfite ubundi sibyo dushize hamwe nge nawe tukirangiza ibibazo twagize byo kuba nanjye narabaye mu butinganyi narabeshiwe ko nateye inda ndetse na nisaha nta kizere mfite mu bantu bavuga ngo nakije ngo ndatubura ngo ndabesha sibyo ngo ndi umukristo ngo wa fake sibyo nta muntu udahinduka ntakizo nge rero icyo nshaka sibyo nuko nta kintu ufite cyatuma ngukunda wewe sibyo ariko umutima mwiza ufite wenda ubu muntu kwihangana kwa ugira niko kwankuriye gutuma numva nshaka kukiza ibyo bibazo urimo umugabo arakwanze ntacyo gufasha n'umwana ari kumwanga wenda nyuma yazateza ingaru wiramutse unyemereye tugakundana nge nawe inshingano z'urugo igihe kikanagira tukakora n'igikwe kumva nubwo wenda ntaho ndagira ndi umuntu uciriritse kumva ndi umuntu uciriritse mu buzima busanzwe sibyo ariko kumana icyambere n'ubuzima ariko nawe uremera ko urukundo ari cyo gishoro urukundo nicyo gishoro no kubaho nicyo gishoro iyo ufite ubuzima ugihumeka sibyo uwo mwana mureka avuke neza sibyo ubufasha busabwa mu bushobozi bwanjye yewe nzabuguha nose Kayo ntago wamfasha tutarindiriye kuvuga ngo tugiye gukundana cyangwa kubana ibyo nabikora imbere ya kamera ntago ari ngombwa ngo ibintu byose kandi ikindi cya kabiri kubaza Kayusi ashaka gufasha ashaka n'urukundo n'ugufasha ni ibintu ni byose ngewe n'urukundo byose byo iyo ukunda umuntu uranamufasha sibyo nge nuko yambera umugore akaba yambera umugore sibyo kuko mvuze ngo ambere umugore kano kanya ashobora kuba atabyumva ambereye umusheri tugakundana sibyo ngewe
no mu gihe tutarafata umwanzuro wo kubana hagati yanjye nawe naba ndi kumufasha sibyo mu bushobozi bwanjye. Niba kuko wizera ko Imana ibaho ukanizera ko ibi nari nibishakwa sibyo, utagendeye kuri bya bintu byo kuvuga ngo ugomba gukunda ngo abagabo ngo bafite ngo abagore sibyo, nese nibo bagushimisha kuruta ngende umusore ko nzi ko abasore nabo twiyanimira nyine. Oya wenda iby'urukundo byo ntabwo nahita mbyemera kano kanya kubera ko biragoye sibyo. Ahubwo akandi kabazo k'amatsiko ni ntabwo gasebetse, ariko kubera yuko nzi neza ko ibintu ngiye kubaza ari ibintu byumvikana kandi umuntu wese yabikubaza. Niba abakobwa bose tugerageza kuba twabona ku macano sibyo, bakeneye ko mukundana cyangwa se mu kimwenda ngenda mpura nabo cyangwa se muhura nyine byaba bisanzwe ukabangira wenda ibindi byo reka mbireke. Uzisima mu mangira, uzimamvu mangira ikibazo cyiki kubera yuko wenda ukaba baragize nk'ingaruka z'ubuti nukubaza ariko se nkukomeretse. Oya nushaka bivuge byanyabyo ntari wenda ukagira nk'ingaruka z'ubutinganyi urumva ukavuga ati nge nzashaka umugore byititwe ko nge mfite umugore kandi mu nzu mu buriri nta kintu kiba. Ese ntago byakugizeho ingaruka ku buryo turamutse tubanye ntago ukenera nk'umugabo nkakubona? Ibyo byo urumva ngiye kuva nagakizwa, kuva ngiye nakamara gukizwa ntago nigeze njya mu ngeso nakwita ngo ni ibintu byo guhura n'indangamirwa sibyo, ibintu by'uburaya buretse utabikora ugiye mu ndaya ukavuga ati mu buryo bwo kugira ndebe ko bya bintu nta kingaruka byangezeho reka ngerageze umubiri wanjye, kuko buriya umugabo agira agaciro mu rugo rwe, kuko hari igihe ushobora kubana n'umugabo akaba yagira impanuka akaba mu rugo umutunzi ariko uzi ko icyo kintu ashoboye kugikora ukihangana ku bw'icyo kintu. Urumva icyo nshaka kuvuga umuntu mukuru, ariko kubera yuko uzi ko ntacyo ashobora kumutera akavuga ati se umuntu ndamutunze ntashoboye no kugira ibyo amfasha. Ushaka kumenya niba inshingano wazuzuza zo mu buriri nuvuga ngo nukuvuga ngo icyambere cyo buretse icyambere cyo kabanda yangira akora sibyo. Icyo kika kuvuga icyo kuvuga nacyumvise, niba nsigaye mbyuka mu gitondo kabanda yanjye gakora sibyo, nkabona umukobwa najya muri douche nkabona kabanda yanjye ireguka rukumva nanze kubivuga mu mazina kugira ngo navuge imvugo nyandagazi, kandi ubu ngubu banze nk'umukozi w'Imana wakijijwe avuye mu butinganyi ni kabanda yanjye kubyerekeranye no mu buriri ho ntugire wasa aho ngaho. Oya kireka wenda niba shaka tuzatestinga erega ushobora kubona buriya ntago bisobanuye kuba ubugabo bwahagara ariko bwanakora. Ushobora guhagarara kuko n'ubundi mu gitondo wowe uremeye kubyuka ubona ko nyine uri umugabo wuzuye, ariko wajya gukora igikorwa bya bindi wabonaga bikahita byanga. Icyambere cyo ngewe ndiyizeye hari ahantu ndiyizeye wenda nubwo ntarabigerageza ngo mbikore sibyo. Ariko kuva wakizwa ntago urabigerageza? Oya ntago ndabigerageza ariko nawe nukenera kubimenya nawe uzantesting kuko ngewe ndiyizeye kubyerekeranye wenda n'ingaruka zo naragize kubyerekeranye n'ikibazo mbaje zarashize zararangiye naranivuje nanakize sibyo. Niba nsigaye mbona igitsina gore nka kirarikira uri kumva wenda nta nubwo wenda byiza kurarikira abagore kuko ni ibintu by'uburaya ni bya buri umwe wese birashoboka n'abagabo n'abagore muraturarikira kurumva waciye umugabo sheri wawe waciye sheri wawe inyuma ujya kundi mugabo wararikiye undi mugabo ujya kubesha ngo ni inzoga ngo yagusindishije wenda simbizi byabayeho sibyo. Ariko ngewe icyo nshaka muri aka kanya sibyo nuko waza nkakugirira umufasha inshingano z'urugo nge nkazuzuza sibyo, utagendeye ku bukire sibyo, kugendeye ku bukire ho bwo nta kintu ndiho urumva. Abo wagiye ukundana nabo bose byitwa ngo bafite ubukire nta kintu kimwe bari kukumarira byatwara ukikundira nanjye reba niwe wabyiteye ariko zikambwiye Farida sibyo. Ngewe kubyerekeranye no mu buriri nta kibazo ndumva ko ari cyo kintu wagize amatsiko sibyo. Nago umva rega nkubwire ibyo byo nina byakuze kubana n'umugabo ego kumamba baracyanima none se reka nkubwire nanone ngewe urumva nanone ngewe ntago nzakora nk'ingorofani cyangwa nkore nk'umutima ngo ngewe ngo nicyo cyanzanye cyangwa ngo nicyo cyatumye mura nawe sibyo. Oya nanone biriya bintu ibi bikoze cyane nanone hari igihe upfa nabi sibyo. Ariko bwabo n'umugabo yume wakoze wacitse ibiri Imana gukuyemo nibyo byari rero niyo mpamvu hari akajambo yavuze ati ngo akunda abagabo ngo bafite abagore, ahari ushobora kuba ari bishuvuga ati ngo abagabo bafite abagore nibo bakora akazi neza kurusha abasore. Ariko ngewe nyine nge navuze ngo abantu bazi ko nge nkunda
abagabo b'abandi cyangwa se nkunda gusenya ingo z'abandi kandi uwo si we ki. rero ntugire ikibazo ibyo rwose mwemereye mugiye gukundana ibyo gusabye wabyemeye. Njye naramukunze nabonye rwose nabonye rwose agira ukwihangana. Duhuje ubuzima duhuje ibibazo. Kwihangana kwanjye nagize no kwihangana kwawe wagize byanatuma unanyihanganira ukaza ukambamo nanjye nkakubamo nkakubera sheri wawe nkakubera umugabo tukabyara hungu nakobwa uwo mwana tukamurera byabanga mukanamunyandikaho ibikenerwa byose nkabyitaho nk'umugabo mu rugo. Njye nabikwemerera ibyo ngibyo niba ubyemera koko welcome kuko njyewe vuba hangaha nzanaguterera ivi rwose nubwo wenda nje kubikubwira. Vuba hangaha nge nanakwambika n'impeta nanakwambika n'impeta gifiti sibyo ni iminsi ngatangira kubigaragaza yego nkagusohokana kuko ndabizi neza ko abo bagabo aho ugiye uhura nabo ntabwo yigeze bagusohokana ariko kakanya ngiye gutangira inshingano z'urugo huzi neza umusheri yahura n'umusheri we bakabigenza nanjye nibyo bigiye gukora hagati yanjye nawe. Farida tugana ku musozo nagira ngo ugire ikintu ubwira Kayusi hanyuma dusoze. Njyewe ikintu nabwira Kayusi ntabwo namuca intege ngo mbere nk'abandi bakobwa ngo mvuge ngo uwo yahoze ari we yatuma njye Farida ntavuga ngo nakundana nawe oya umuntu arahinduka umuntu arivuza agakira ibyo ni ibintu biba ni nk'uko umuntu ava mu buraya kandi akubaka bigakunda urumva rero Kayusi ntago mvuze ko ntamwemera ariko kano kanya biragoye ntago nahita mwemerera nawe azihangana nk'umuntu wenda turebe nibimbona biri ngombwa bwo tuzakundana. Kadusoreza no nsasira mu kiganiro cy'ubuta